umve I know leaders when I see. iyo mbonye umuyobozi ubundi ngenda mumenya ndamwibwira. I also know nanone idiots when I see. n'ikigoryi iyo nyibonye nabwo ndakimenya ndakibwira. You can imagine. Kugira ngo ubwo ngubwo nawe ushobora kwibaza ibyo byombi noneho iyo byahuye. Both of them. The disaster it is. Ibibazo bishobora guteza n'uburyo ari amabara. The leader ibaza umuyobozi and an idiot. N'ikigoryi. It's a disaster. Ni bibi cyane pe. It's a disaster. Worse. No bikajya kuba bibi cyane. Dangerous. Hold the power. Bikaba bibi cyane iyo bantu bafite imbaraga bafite ubuyobozi mu biganza byabo bahisemo kwemera gushukwa bakabakina bakababeshyabeshya kubwo nabo inyungu nkeya bari buze kubonamo cyangwa se kubw'inyungu zabo babona bari buze kubona. Mwansobanurira iby'impamvu FDLR iri muri Kongo kandi ishyigikiwe cyangwa se inafashwa na leta ya Kongo. They have brought in Burundi. Noneho bazanye n'abasirikare b'Abarundi kandi bose ugasanga ingenga bitekerezo bari kugenderaho bafite ni yayindi. Supposedly to fight Tutsi ethnicity there. Ari byo bya bintu usanga bavuga ingenga bitekerezo bazanye mu mutwe ngo nukurwanya iyo M23 has never twice been elected. Uwo muntu uri guteza ibibazo byose inshuro ebyiri zombi ntago yigeze atorwa ngo ni perezida wa Kongo Tshisekedi nyine. Kandi noneho muranabizi mwebwe mwirirwa muza kutubwira ngo demokarasi byose ni mubyitayeho kandi mubizi ko Tshisekedi atigeze atorwa kuri zino mande ebyiri ayoboye. It's just ahubwo mwebwe that you don't talk about it publicly. Namwe ubwanyu murabivuga ariko nimwabivuga ku karubanda ariko ngenda bivuga ku karubanda ku mugaragaro niho dutandukaniye nge namwe. N'inshuro ya kabiri Tshisekedi ntago yigeze atorwa. Ngo nyine namwe muhita mukurura mu mutwe wanyu mukahita mubyibuka amatora aheruka muri Kongo uko byagenze byose namwe murabizi muhita mubikurura. Gusa ngo ngenda mutse mumbishe mu gihe kitari icyanyacyo ngahumbya gato. Ni ikibazo cyerekeranye no gupfa n'ubuzima. Same old idiots you dealt with. Ntago mukiri kudiringa na bya bigoryi mwadiringaga na by'imyaka 50 ishize kera. Ntago ari by'ubu muri kudiringa. Utwe turi ibyo bigoryi. Nta nubwo noneho turi hafi y'ubwo bugoryi bwabo hafi aho ngaho nta nubwo twenda kumera nk'abo ngabo. Reka ngira ikintu mbabwira aho ngaho twarahabaye ndetse twishyuye igiciro kinini cyane in our lives. Mu buzima bwacu aricyo jenoside yabaye. Go back to paying that similar price. Dushobora kubabazwa bishobora kugenda gute ariko ntago bishoboka ko twakongera gusubira muri bya bihe cyangwa ngo ibyatubayeho byongere bitubeho. We paid 30 years ago. Ntago twakongera kwishyura cya giciro twishyuye imyaka 30 ishize ngo nyine habaga jenoside mu Rwanda. How powerful uko uwaba abiri inyuma cyangwa se kwaba ukomeye kose ntago twakongera kwishyura icyo giciro. Ahari wenda igisubizo ubwo gishobora kuzabashora kugira ubivuga ati wenda reka ahubwo igisubizo gihe ari u Rwanda turusibe ku ikarita y'isi. Ariko ntago tuzigera duhinduka. Twebwe mukumva ko turi abantu bafite umwanya wo kuba turi kujya ahubwo noneho ngo kujya gufata agace kabandi hirya no hino. Ibyo bintu mukabyumvisha abantu bakanabyizera. Okay, ibyo bintu reka tuvugenda barabikubwiye urabyizeye. Kuki noneho u Rwanda mudakora uko mushoboye kugira ngo rubure noneho icyo rwitwaza ruvuga. Nimba rwo ruvuga ngo hari abari kubangamira umutekano wacu, hari FDLR ifite intwaro hariya bakanya kari kose bashobora guteza ibibazo umutekano w'u Rwanda. Kuki mutadukiza urwo rwitwazo ngo ntituzongere ko rwitwaza tuvuga ngo hariyo FDLR. Nimba mwumva ko nyina ari urwitwazo. Abo bantu mukahabakura. Kuko nubundi ibyo ngibyo gukura iyo FDLR hariya byari biri mu nshingano imyaka 30 ishize zajyanye ingabo z'umuryango w'Abibumbye cyangwa se abarinda amahoro muri Kongo gukora ariko ntibabikoze. Byagenze bite?